ndakwinginze mwicare murakaza neza nanone namwe murakaza neza murakoze. Numva nishimiye cyane hano kandi biranshimishije kuza muri iki gihe ku isi. Ndavuga ko twabonye ibintu byinshi ariko ngomba kuvuga ko nta kintu nk'iki ngiki kigeze kibaho mu bijyanye n'ubukungu bw'isi, kandi ndibaza uko ureba atari gusa ibintu bigezweho mu gihe gito, ahubwo ibintu bigezweho mu gihe kirekire, ahubwo tunareba umugani wa kera, muri buri kibazo hahora hari amahirwe kandi hari urwego rwinshi rw'ubuyobozi ku mugabane tutarabona mbere. None se urimo upimute ibintu kandi utekereza ko iki gihe gisaba iki umugabane wa Afurika no kuri wowe ubwawe nk'u Rwanda? Urakoze cyane Reni kandi urakaza neza i Kigali. Reka mfate uyu mwanya wo kwakira ndetse no gushimira buri wese mu bayobozi uri hano, abayobozi b'ibihugu, ba vice perezida, ba minisitiri b'intebe, abayobozi bakuru, abayobozi b'inganda zitandukanye. Ndashaka kubaha ikaze hano i Kigali kandi ndabashimira cyane kuba mwaremeye ubutumire bwacu no kuba muri kumwe natwe uyu munsi hano. Birumvikana ko ndashimira kandi Amir n'ikipe ye Jeune Afrique kuba baratekereje kuri iki gitekerezo cyo guhuza abantu muri ubu buryo bumaze imyaka myinshi bakora. Ndashaka kubashimira akazi bakora ndetse n'ibitekerezo Amir yatanze mbere bikubiyemo ibyo tugomba kuvuga byose ndetse wenda n'ubuhanga mu gukora ibintu byinshi. Rero ndabashimira mwese kuba muri hano, urakoze cyane. Tugarutse ku kibazo rero, hazabaho ibihe by'ihungabana buri gihe. Ndashaka kuvuga ko twagize ibinyejana byinshi by'ibintu bitandukanye bibaho. Twagize ubucuruzi bw'abacakara, twagize ibihe by'ubukoloni, icyo gihe twe dufite intambara, hanyuma hari indwara z'ibyorezo, hanyuma hari ubwoko bwose bw'ibintu bizanabaho igihe cyose. Twebwe rero ibyo ni ikibazo cy'igihe gusa, kandi hari izi mpinduka zigenda zibaho zituma ubu turi mu rundi rugendo rushingiye ku rwego rwa politiki, kandi tugomba guhangana nabyo. Ariko kandi kuri Afurika bikomeje kuba urwibutso rw'aho tuhagaze, aho tugeze muri uru rwego rw'isi, kandi twagize abantu benshi batanga ibitekerezo byabo, kandi yenda ibitekerezo bitwigisha neza icyo tugomba gukora n'icyo tugomba gutekerezaho. Ariko ntitugomba kuguma aho ngaho, tugomba kwigira kuri ibi, tugomba gushyiraho uburyo bwo gukora ku bwacu, kandi ibikorwa bigomba kutuyobora mu cyerekezo gikwiriye n'uburyo bwo guhangana n'ibibazo. Ariko rero kuri Afurika reka mvuge ko tugomba gukoresha inyungu zacu mu irushanwa, kandi hari byinshi muri zo. None kuki Afurika ihora iri mu kaga itunguka? Iyo usubije amaso inyuma ubona Afurika yavuze ibi cyangwa se biriya, ariko mu by'ukuri kuki iyo dufite hafi ya byose, iyo urebye wenda ku bijyanye n'ingufu zitangiza ibidukikije, kandi uyu mugabane ukaba utuwe 60% gusa by'ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba, 60% ibi hano rwose. Afurika ituye ahantu izuba ryarasa neza. Hanyuma iyo urebye amabuye y'agaciro y'ingenzi ayo vugwaga kuri iyo mabuye yose cyangwa se amenshi ari kuri uyu mugabane wacu,
yari gukoramo batiri n'ibindi kandi ibihugu bitandukanye birayarwanira, ariko Afurika ifite byinshi muri byo, iracecetse, yatumwe zitakaza byinshi muri byo ku giciro gito cyane, ku bafite ububasha kandi badafite icyo bashaka gukora. Reba ubukungu bwa muntu cyangwa se igishoro cya muntu ku bijyanye n'ubushobozi bw'abantu, Afurika ifite uburyo bwinshi muri urwo rwego. Mu by'ukuri haba ubu cyangwa se mu myaka iri imbere, Afurika izaba ifite urwego rwo hagati runini ku isi. None se twabona dute izi mfashanyo cyangwa se byose byo kudufasha, hanyuma tukaba turi hano twibaza uburyo twakemurira zimwe mu mbogamizi ziterwa na politike y'isi tuvuga, cyangwa se ikibazo tubona kibaho muri buri cyiciro, bityo tukaba tugomba gushyira hamwe tukagira icyo dukora, ni ukugira icyo dukora kuri ibi bintu tuzi. Kandi Amir imbere yavuze icyo dutakaza iyo tudakoze ibintu byinshi. Ndatekereza uko dutakaza byinshi kurushaho nubwo tudakora ibyo tugomba gukora, kandi ni ingingo y'ingenzi cyane. Igihe kirageze cyo gukora, kandi ngomba kuvuga nti urabizi igihe wavugaga iby'icyorezo hari ikintu cyadukanguye, twabonye impinduka nyinshi, ariko urabizi abayobozi b'Afurika bagomba gukemura ibibazo by'amasezerano mabi arimo kubageraho. Ndavuga ibijyanye na Zambia, Zimbabwe ndetse na Ghana. Banza amasezerano y'amabuye y'agaciro kuko byari ibijyanye no gucukura amabuye y'agaciro kugira ngo haboneke gahunda z'ubuvuzi, kandi mu by'ukuri ndahamya ko benshi muri mwe mu cyumba muri mwavuze cyane ubwoko bw'amabuye y'agaciro yo gucukurwa kugira ngo ajye mu bihugu by'iburengerazuba cyane cyane Amerika. Kandi muri iki gihe tuzi ko Afurika ikiri gufatwa nk'ahantu abantu bashobora gukururwa, ariko abayobozi b'Afurika barabihakana. Nanone iterabwoba ribaho ku bihano bihoraho ku bihugu za Afurika, yewe n'u Rwanda ubwarwo rurimo guhangana n'ibihano za Amerika kuva muri Werurwe uyu mwaka ku kibazo kijyanye na Congo. Nsobanurira uko murimo guhangana n'uru rujijo rushya rwa politike, aho hari icyizere cy'uko bishobora kuba ari ukuri, kandi ko abakomeye bashobora kugenzura abandi bose ku isi. Ni ikibazo gikomeye mu buryo runaka, ariko cyatewe n'ikintu kimwe: Afurika idakoresha ubushobozi bwayo, ubushobozi bwacu, imbaraga zacu, imbaraga abaturage bacu b'umugabane wacu bafungiwe hanze. Kandi ni ibihe abategetsi bafite inkoni mu ntoki zabo bazikoresha kugira ngo bakubite uwo bashaka gukubita, kugira ngo batakora ibyo bo bashaka. Ni mu ruhame, biraba no mu ruhame. Nka wenda mu bihe uvuga dufite mu kano karere, wenda dufite Congo, hari ibibazo, icyo kibazo gashyira mu Rwanda n'ibindi bihugu mu byo mu karere kacu. Yego, ibihano umuntu ahabwa mbere na mbere ni uko bifite ishingiro, kandi si muri uru rubanza rw'u Rwanda gusa, ahubwo no mu bindi bihe, no mu bindi bikorwa runaka. Hari igihe ibihano bitangwa gusa mu gihe umuntu atanga bike ugereranije n'undi. Yego, bityo rero bijya mu nyungu z'uwatanze igiciro kinini. Iyo umuntu azi ko azakura byinshi ahantu runaka, azarushaho kumererwa neza, aho hantu azarushaho kumererwa neza nubwo ubu yaba ari mu makosa. Ese bipimira ko inzira y'amabuye y'agaciro ariyo izana ibyo bibazo ntibivuga? Ndashaka kuvuga ko biri ku karubanda ibyo ngibyo. Ndashaka kuvuga byinshi kuri ibyo.
kandi mu bihe bimwe na bimwe nko mu bihe bya kera cyane hari ibintu byinshi byo gusuzugurana. Mu bihe byashize kera abami n'ibindi bakundaga guha abana babo bakabaha ububasha bwo kuvuga ngo genda ugenzure akantu runaka cyangwa ikintu runaka. Ibyo nabyo biri kubaho uyu munsi hano. Baravuga bati baraha umuntu ijambo bakavuga ngo genda ukabona icyo ushaka cyose maze ukora icyo ushaka cyose muri ako karere. Uko niko Afurika ifatwa. Ubutegetsi rero ubona buza hano butanga inyigisho ku bantu, demokarasi, uburenganzira bwa muntu, kandi bakikora mu buryo bumwe, mu gihe mu rundi ruhande barimo gusenya buri kintu cyose abantu batunze. Rero iki nicyo cy'ingenzi. Iyi niyo mpamvu abayobozi ba Afurika, muri Afurika bamwe muri bo n'abavandimwe ndetse n'abayobozi bakuru n'abandi b'Afurika batekereza ko tugomba kwiha agaciro ubwacu buryo runaka. Ntidushobora kuba abantu bategereje gusa kwibwa n'umuntu ufite ubwenge buhagije kandi ufite ububasha bwo kuza. Oya, tugomba kuba dushobora kuvuga ngo oya, twabonye ibyinshi, twabonye bimwe muri ibyo. Ndashaka kuvuga, ese wemera ko ibihano bikoreshwa mu buryo butunguranye kugira ngo ibihugu bigire icyo bibona? Urabyemera ibyo bintu? Urabizi, sinigeze ngomera umuntu ari wese mu bihe bibi kurushaho. Ibi ntabwo ari ibintu bibi nk'ibyo ngibyo. Gusa birababaza, yego rwose, kandi nibyo bigamije gukora. Bivuze ko ibihano cyangwa se ingamba zitandukanye zigamije kugira n'aba bantu. Rero mu buryo bumwe turababaye, ariko ndatekereza ko twababara cyane iyo tudakora ibyo dukora ubu ngubu. Rero ni imibare buri wese agomba kuba afite. Yego, rero kandi ntabwo bigoye cyane kuvuga ngo oya. Mu by'ukuri bisaba amafaranga menshi kwemera ikintu kitari cyo, rero cyangwa se bisaba igiciro kwemera ibintu bitari byo. Rero turi hano, ariko ibintu byose bibaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse n'abahawe impano yo kutubangamira umunsi umwe ntibaramara igihe gihagije ngo babone inyungu zituruka mu gukoresha nabi abantu bakora ibintu bidakwiriye. Rero ndatekereza ko buri wese mu bihugu bya Afurika, cyane cyane iby'ingenzi kurushaho, hari byinshi dushobora gukora kugira ngo tuzamure Afurika yacu tujye ku rwego rwo hejuru ku bwacu, kandi nitwite ku bihangaje byibwira ko ari bo bafite isi n'ijuru kandi byose ngo nibo babifite. Oya, ndakumva neza kandi uvuze ku buryarya n'ivuguruzanya mu bijyanye na demokarasi n'amategeko mpuzamahanga akoreshwa kuri bamwe iyo babishatse kandi akaba tubahirijwe mu bindi bintu. Ibi twabibonye cyane cyane mu isi, aho tubona ihinduka ry'urutonde rw'isi yose uko turuzi. Inzego zirimo guhura n'ibibazo, barimo kuzisenya. Utekereza ko uruhare rwa Afurika ari uruhe mu isi nshyashya irimo kujya mbere, kuko bisa nk'aho bitazongera kuba nk'uko byari bimeze mbere? Urabizi ko igitekerezo cyanjye ari uko igitugu giterwa isi yose gituka ku bantu runaka. Afurika ndatekereza ko iributswa gukanguka. Rero igitutu ntabwo ari kibi cyane. Ndatekereza ko gihatira Afurika gushaka ukoresha icyo dufite, dukora icyo tugomba gukora kugira ngo tubone dukwiriye muri iyi si y'akarengane ndetse n'ibindi bibazo. Rero Afurika ireba imbere kandi dufite byinshi byo gukora kugira ngo dushobore guhangana
n'izi mbogamizi we can succeed. ndatekereza ko dushobora gutsinda, ariko ikiruta byose tugomba gukorana Move away from tukareka saying what we know. kuvuga ibyo tuzi, There is a lot we know, kuko hari byinshi tuzi kandi hari byinshi tuvuga, but we need to ariko tugomba gukora byinshi dushingiye ku byo tufite. Urwego rw'abikorera nshaka kuvuga ko kwagura cyangwa se gutsinga ukorana n'urwego rw'abikorera ni urugero rwiza rw'ibintu bitangaje. Ndavuga ko dutangaza inkuru nyinshi hano, ndavuga ko ubona gusa nk'aho ari ahantu hashyushye ho kuzamurira ubukungu, ariko se utekereza ko abikora ku giti cyabo bakora amakosa he mu kurenga kuri urwo rwego ku buryo baba abanyacyubahiro cyangwa se ba champions b'Afurika no kuzamuka bakarengaho? Ndatekereza ko abikorera ku giti cyabo bakora akazi keza, mu by'ukuri bari n'imbere y'inzego za leta, ariko twakitabwaho neza kurushaho dushakisha uburyo bwo guhuza abikorera ku giti cyabo n'inzego za leta no kungukiranya twese hamwe, kuko twebwe ubwacu turi bamwe. Iyo urebye iby'umugabane ukeneye, ndashimira abikorera ku giti cyabo ndetse n'abikorera bakorana na leta, bakora akazi gakomeye. Ni abarwanyi, bashobora kunyura mu mbogamizi zimwe na zimwe ziterwa n'inzego za leta, ariko iyo izo mbogamizi zitabaho, abikorera ku giti cyabo baba bari imbere cyane y'aho bari kuri ubu, kandi hamwe n'ibyo umugabane nawo uba uri imbere y'aho turi ubu ngubu. Rero icyo nsaba twese ni uguhuza abikorera ku giti cyabo mu buryo bwo gukora ubucuruzi. Ndatekereza ko byashyizwe ahagaragara na Amir mu kiganiro mwagiranye nawe mbere, kandi abo muri twe mu nzego za leta tugomba kunoza inshingano zacu zo kwemerera abikorera kuba moteri, kandi bagomba kuba nyine za moteri, kandi twese tukungukiraho. Natekereza ko igiti cye nyakubahwa yabahaye mwese ishimwe, yabise abakora akazi gakomeye cyane, abarwanyi, avuga ko muri abantu bazi gukora byinshi cyane. Rero mwakwiriye kuba mumuha amashyi menshi. Nyakubahwa Perezida, urakomeza cyane kutubwira. Mfite ikindi kibazo kimwe kandi ndashaka kukivugaho. Ndavuga iyo mbyutse mu gitondo ngomba kugenzura imbuga nkoranyambaga kugira ngo menye icyo abayobozi batekereza, kandi akenshi biba biteye ubwoba, kandi muzi abo ndimo kuvuga bari we yewe. Yego, singomba kuvuga bose. Mutekereza iki ku buryo abayobozi b'isi yose, abayobozi bakomeye kuri iyi si bavuga kuri ubu ngubu? Iyo nzi neza ko mubyutse, ese nawe ubyuka ureba ibintu nk'ibyo ndimo kuvuga, ndavuga ku mbuga nkoranyambaga, nawe uratangazwa n'ibyo ubona. Niki gitungura cyane kurusha ibindi? Hari byinshi. Yewe nahawe urukingo rero rwo kumererwa neza ku bintu nk'ibyo ngibyo bitangaje. Rero ariko imbuga nkoranyambaga ziratangaje cyane, zizana uburinganire mu buryo bumwe bwo gutanga ibitekerezo cyangwa se amarangamutima, kandi mu by'ukuri itangazamakuru naryo ryarahindutse mu buryo bwa demokarasi. Ndatekereza ko ari ngombwa ko buri wese ashobora kugaragaza icyo atekereza kandi akumvwa. Niba wibeshye, hari umuntu uzakubwira ati oya, ntabwo ibyo ari byo, kandi iyo ari ukuri abantu bazavuga bati okay. Ndatekereza ko hari ingingo rero twagombye gutekerezaho, bityo byafunguye cyane cyane uburyo twarenze kumva ko tuyoborwa
being guided mu myumvire ya bamwe gusa mu bintu rimwe na rimwe tudatekerejeho cyangwa se tukaba dufite imiterere yo kwemera gusa n'ibitari byo just because it has kuko been said by somebody. byavuzwe n'umuntu runaka mu itangazamakuru. Rero Opened up space. ubu hari ahantu hafunguye cyane kuri buri wese. Some of us Bamwe muri also twe follow and turabakurikira kandi wowe ni inshingano yawe kandi ni inshingano ya buri wese gusuzuma sense of what no gusobanukirwa ibyo wumvise iby'ubutumwa, kandi it is ni uburyo bwiza bwo kwakira criticism, you inengwa, receive advice. uhabwa inama, So it bityo bigakomeza kuba responsibility inshingano z'umuntu uwo ari we wese decide, guhitamo uburyo build on that, and yubakira kuri ibyo ngibyo akabikuramo inyungu. Ntabwo wasubije ikibazo cyanjye ariko kijyanye n'ikibazo cyo gutungurwa. Ese hari ibintu bimwe na bimwe ubona bigutungura? I'm not. I said I've been. Oya si njyewe navuze ko nakingiwe rwose ibyo bintu. I'm not. Yeah. Ntabwo njyewe ntangazwa rwose nabyo. I understand where Nsobanukiwe the world we live in. aho isi turimo iri. Byarahindutse nibyo, yego biratandukanye rwose. Something years. Mu myaka yenda 30 ishize cyangwa se yenda irenzeho y'ubuzima bwanjye, iyo urebye I think. ndatekereza ko Yeah, we come to understand twaje gusobanukirwa ko hari ibintu things that would otherwise be shocking. zaba biteye ubwoba, ariko kandi ntibinatangaje kuko twahabaye. Bwana Perezida, ijambo rya nyuma ni iki wifuza ko abantu bava kuri uru rubuga mu gihe ubasezeraho baraba bazirikana? Well, always Ni amahirwe meza buri gihe, ariko ndashaka ko abantu bamenya ko each one buri wese of the people in this muri iki room cyumba ndetse n'ahandi have something to hari contribute icyo yatanga and to benefit from kandi n'icyo yakungukiramo, and benefit each kandi other akagira abandi akamaro, and kandi continent n'umugabane muri uyu mugabane a lot ufite that is not being byinshi bidakoreshwa neza, and it is up to kandi us nitwe bireba, people si abantu baturutse ahandi to be able to bashobora kwizamura at level where bakagera aho twagumye kuba turi ngo bazaze babidukorere. Bagabo namwe bagore, mumfashe dushimire nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, mbega icyubahiro cyo kuvugana nawe. Rero urakoze cyane, urakoze cyane, urakoze cyane.